mudugudu wa Gasave. Aba ni abaririmbyi bamwe mu bagize itsinda rya Korali Umucyo. Twifuje guterana namwe uyu mugoroba. Turabakiriye mu materaniro yacu y'uyu munsi. Haleluya. Amen. Reka twakira abadukurikiye tubabwire ati ikaze. Dutangire dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Tugushimiye kuri Imana ituzi kandi tuzirikana. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Dore Mwami, tugiye kuvuga ivugabutumwa. Reka Mwami ivugabutumwa rizagere kuri benshi. Reka rizahembure imitima y'abantu benshi. Reka iki gihimbano cy'umwuka kizakore ku mitima y'abantu benshi. N'abari twebwe aho izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ukomeze uganze mu mitima y'abadukurikiye. Ukomeze uganze mu mitima y'Abanyarwanda. Ukomeze uganze kandi utange amahoro ku isi yose. Aya materaniro yacu turayakuragije kugira ngo uzubane natwe. Urakoze kuri Imana ishobora byose kandi wumvishe gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi dutangirane n'indirimbo ya 62 mu gakiza. Mu gihe cyo umutima
dufite ibihamya yuko twagiye gusenga mwami ukatwumva. Si ubwa mbere waba utwumvishe, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu mwami. Ushimwe ko twagiye tukubona utwumva rero Kristo. Ushimwe Kristo. Urakoze mwami. Urakoze Kristo. Urakoze mwami. Mukomeze umane natwe mu izina rya Yesu Kristo.
Hallelujah.